Kumeje kugenda numera neza cyane. Teza ku isaha 2:23 muri studio za Country FM. Ikiganiro kiri kumva ni Country Gospel Time kujana gatanu cy'irindwi. Cyo gushimira ko kutumva kuri Country FM live.com cyangwa se kuri jana gatanu cy'irindwi Country FM washyize urushinge kugira ngo uri umuntu wingira kamaro cyane. Ariko twari twabivuze uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye tumaze kwakira Evangelist Claude bose nabwo tugiye gutaramana n'undi muvandimwe mararikiye nyaboneka ntujye kurenyekira amajwi yawe kumwe n'umuramyi cyangwa se umutaranyi umeze neza cyane ndamubararikiye cyangwa se ndamubakumbuje ubona ari umupapa umeze neza cyane ariko sinzi nimba ari umupapa cyangwa se nimba ari umusore aza kutwibwira neza ndagira ngo yegere microphone atubwire waramutse chef we umeze neza Imana ishimwe ugiye gutubwira amazina yawe utubwire nawe waturutse ndakeka ko ari ubwa mbere kuri micro za Country FM wumvikanyeho ubwa mbere ngeze kuri Country FM yego ndabashimiye cyane kubw'ubutumire mwampaye yego amazina yanjye ni Hagenimana Adolphe yego mu rugo ni Nkanka yego Nkanka mudugudu ni Rugarika akagari Nakagitwa nona turutse yakoze cyane Adolphe abantu bari ku Nkanka abantu bari kumva ari ku gatebe rwose abantu bari kumva bari kwa Zaire ariko mwumvisha umuntu wanyu rwose kandi ntimuze kumuza kure hanyuma Adolphe ukaba uri umusore ndacyari umusore niyo kutwumva ba Jose yere ufite yere kwa tayari ya itambutsa hanyuma Adolphe turakwakira kuri micro za Country FM murakoze cyane naye ndabyishimiye cyane murakoze cyane hanyuma Adolphe mukanya twaturi kumwe n'umuvugabutumwa nawe ndabizi neza ko umuvugabutumwa ariko kino kiganiro cya gospel tugiye gutumira abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana reka mvuge gutyo hanyuma tugatumira n'abavugabutumwa b'abunzi bagiye batandukanye kandi tugomba Claude kandi turamushimira Imana n'umugisha uyu munsi wo tuzanye iki uyu munsi rwose nk'uko nanjye ndi umuvugabutumwa nka Claude ariko ubutumwa bwanjye ni nk'inzira zimwe kuko Claude avuga ijambo ry'Imana binyuze mu kwigisha nanjye ijambo ry'Imana nkaba nditanga mu bijyanye n'indirimbo nka nabitangiye 2013 muri make ubwo uri umuhanzi ndi umuhanzi urakoze cyane uravuze ko wabitangiye 2013 kugeza n'ubu ngubu ukibirimo n'ubu ndacyabirimo watubwira kuri YouTube channel yawe cyangwa se kuva 2013 tumaze gukora indirimbo zingahe kuri YouTube channel yanjye ya Mogunes TV mbaze gukora indirimbo zigeze mu 9 yego indirimbo 9 zawe harimo n'amakorabo cyangwa n'izawe gusa harimo korabo imwe nakoranye n'abandi bo muri Zambia basore babiri nabo bahimbaza Imana yego urakoze cyane urumva ko twataramanye n'umuntu wageze bwota Masindi Zambia hanyuma rero twaguhaye ikaze ariko mbere yuko utubwira zimwe mu ndirimbo zawe ufite kuri YouTube channel kugira ngo ubanze duhe platform mbere na mbere cy'ikintu cya mbere tugiye kubanzirizaho duhereze munakeneye ibyo bihangano byawe ugiye kuturimbiraho mu kanya yabikura hehe watubwira YouTube channel cyangwa se izindi platform umuntu yakubonaho nkuko bisanzwe ndimanaginga ibintu byose kuva ku ndirimbo ya mbere kugera ku ya 9 numva zose ari ngewe nimanaginga hanyuma se urumva ni indirimbo nyinshi kandi indirimbo bisaba amafaranga imbaraga hanyuma ibintu bikora mu buryo bw'umuhamagaro cyangwa bikora as a business harimo umuhamagaro cyane ariko akaba na business nayo ikaza urakoze cyane Adolphe reka tugushimire murakoze
murakoze cyane. Reka tugushimire indirimbo zawe rwose turakomeza kugenda tuzikina ziganye amasaha make cyane iminota mike kugira ngo ikiganiro Country Gospel kirangiye ariko hari izindi gahunda nyinshi zikenewe kandi tugiye gufunga umurongo wa telefone hanyuma abantu batangira bifuriza abandi icyumweru cyiza. Adolphe twagushimiye cyane mu gihe turimo tuguherekeza rwose mu gihe turimo tuguherekeza tugiye kuba twumva indirimbo yawe mu gihe turimo tuguherekeza hanyuma tuze kugaruka mu kanya gato cyane ariko turimo twumva indirimbo yawe.